umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi. Tugiye mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi aho twakiriye umusizi wamaze imyaka 5 mu buhanzi yirundumuriye mu busizi. Yagiye akora ibisigo bitandukanye, ibyo yagiye yikorana ku giti cye ndetse n'ibyo yagiye akorana n'abandi. Namwe mu basizi bakiri bato bagize umugisha wo kwizererwamo n'umukirigitananga Sofia Nzayisenga, umwe rwose bamwe mu bantu bari mu buhanzi bwiganjemo bisigo bavuga ko ari icyitegererezo kuri benshi ndetse bagabana mwita umwamikazi wabyo. Umukirigitananga Sofia yizereye rero muri iyi mpano turi kumwanga imaze imyaka 5 muri uru ruganda bakorana igihangano kijya hanze. Sibyo gusa kandi yagiye akorana n'abandi batandukanye. Nahoze ndeba ibisigo yagiye akora mbona ashobora kuba yizerera mu gukorana n'abandi. Araza kubitubwira kuko nk'ubu ngubu byibuza mu bihangano amaze gushyira hanze umubare munini ushobora kuba ari uwo w'ibihangano yakoranye n'abandi. Turi kumwe n'Umusizi Murekatete, amazina ye ni Murekatete Claudine, ariko mu buhanzi mbona Claudine raba yarishyize ku ruhande ashyira imbere cyane Murekatete. Wenda araza no kutubwira impamvu. Tuguhaye ikaze Murekatete. Murakoze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro cyane. Mwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire kuri twese. So ntukiri mushya ubundi ko duherukana mu washize? Duherukana mu washize turi kuganira kuri arubatse. Yego. Ndanezerewe cyane kuba nongeye kubona umwanya wo kugaragaza inganzo yanjye hano. Umwaka se utangiye ute? Umwaka nawutangiye neza, ndashima Imana. By'umwihariko nawutangiye no mu buryo bw'inganzo yanjye. Iyo mfite icyo navuze n'ubundi nifashishije ya nganzo yanjye mu gutangira umwaka biba bifite kinini bivuze. Nibwo buryo bwiza ngewe ntangiramo umwaka neza. Yego. Claudine se ko warishyize ku ruhande wabonye ridacuruza? Data ndamubajije impamvu yanyise Murekatete. Arambwira tujye usiba kwica umuco, ujye uzirikana indangagaciro nyarwanda, ubundi witetera ibindi ushyire ku ruhande. Ngo kuko rero Claudine narishyize ku ruhande mpitamo guteta. Wakureba yabona usa n'ibyo ukora. Ubwo mpereye ku buryo wasokoje, njye uri kukureba wasokoje mu buryo uteza amasunzu. Yego. N'imyambarire yawe hari uburyo rwose wambaye nyine nk'umusizi wikwije mu magambo make. Nibyo wahisemo gusa n'ibyo ukora? Ahubwo nibaza ko nabyo byampisemo, kubera ko iyo ntandukiriye gato mu mutima biranyongorera bite hoya. Hano niho twaguhitiyemo ku buri. Ngewe rero byampisemo nanjye mbihitamo, nuko turashimana. Umusizi agira uko agaragara, agira uko yambara, ariko kandi nabyo bitanari kure y'ubutumwa atanga muri ya nganzo y'ubusizi. Kumpitamo rero nanjye nkabihitamo, niyo mpamvu banaje hano. Ariko kandi na Radio Rwanda, radio y'igihugu RBA, n'ahantu ho kwambara neza, kwitabira ubutumire biba bivuze kinini cyane. Guhitamo imyambaro umuntu agomba kwambara nabyo byongera ako gaciro. Wakubona yabona udafite imyaka myinshi ku buryo wenda utanabaye mu Rwanda ngo ubonesha amaso yawe abateza amasunzu. Ushobora kuba uvutse mu myaka y'ubu. Yego. Ibyo subivoma inganzo iba ku mutima. Ngewe nkunze kuvuga ko ahubwo nayivukanye nubwo ntari mbizi. Iyo nganiriye na mawe ambwira ko mu muryango wanjye hariho abakoraga ubuhanzi nubwo nta bigeze babukora nk'umwuga, ariko ajya ambwira ko ku musozi runaka iyo habaga ibirori umuryango wacu niwe watangaga abasaza baza kuvuga imisango, kwakundi bizihirwa kuvugira inka. Yego, nibo baserukaga kenshi cyane bahagarariye imiryango n'ubundi ku musozi twari dutuyeho.
aho rero njyewe nibaza ko ariho nonkeye iyo nganzo nubwo mu myaka yabanje icyo gihe bitari byoroshye ko umuntu akora ubuhanzi by'umwihariko ubuhanzi gakondo ngo bube bumutunga bube bumubeshaho. Nibaza ko njyewe noneho naje ndi umuntu uhagarariye ba bandi bose babikoze mu rwego rwo gufasha umuryango nyarwanda, njyewe noneho nkaba ugomba kubikora nk'ibimubeshaho kandi n'ubundi byubaka n'undi umuryango nyarwanda. Ibi rero navuga ko n'ubundi mbivoma muri ya nganzo nyarwanda kuko ubusizi bwahozeho no hambere. Bivuze ko rero ndamutse mbukoze nkabukora neza, ndamutse nteze amasunzu, uba ureba uteze amasunzu meza, aba yigana iby'i Rwanda, aba ashyigikira iby'i Rwanda, aba yibuka iby'i Rwanda. Rutanga rw'amaboko niwe ujya ukunda kuvuga ngo aba yimakaza abazimu b'i Rwanda, ariko kandi bitagiye kure y'ibyo ngibyo. Yego. None iyo unyuze ahantu wateze amasunzu utyo, ushobora kujya mu isoko, uri umunyeshuri wajya mu ishuri, iyo wagiye wateze amasunzu ubona ntabwo igikuba kiba cyacitse aho unyura n'aho ugenda n'aho muri kumwe? Aho mba ndi igihe kinini bageraho bakabyakira. Mboneraho no kuramutsa n'abo twigana duhuriye kuri urwo ruharo, bo bajya banyita ngo traditional girl. Ubwo ni umukobwa w'umuco cyangwa umukobwa gakondo. Yego. Ariko bo barabyakiriye, barabinkundira, hari ikindi bibigisha iyo tuganira niko bambwira. Ariko kandi abandi bantu basanzwe mu muhanda baba banyitegereza ngo ateze amasunzu, ababikunda, abo byatangaje, abambwira bati urasa neza, abambwira bati twabikunze. Mbese umuntu wese uba ubona afite amatsiko yo kumvugisha, byaba na ngombwa agakoraho akareba. Yego. Ariko abo duhorana umunsi ku munsi, abo tubana mu buzima bwa buri munsi, bo baba barabyakiriye rwose, cyane cyane ko bahita bamenya n'impamvu yabyo ko ari inganzo y'ubusizi nkora. Yego. Ntabibona se mu buryo bwo kwikuza ngo uyu muntu ngo dore ngo byayo? Oya, keretse ababigumana ntibabimbwire. Ariko abazi inganzo yanjye, abazi uburyo nyikunda, abazi uburyo nyitangira, abazi uburyo inganzo yanjye ivoma mu muco n'indangagaciro z'umuco wacu, ibyo ntabwo bajya babitindaho. Kubera ko kubona umunyarwandakazi ateze amasunzu, umunyarwanda ateze amasunzu, bifite kinini bivuze mu muco wacu. Niyo mpamvu rero abazi n'ubundi inganzo yanjye ntibibatangaza, ntibanabitindaho. Iyo nganzo yawe iri kugenda igaruka muri iki kiganiro, yagize ruhare ki mu kuguhindura wowe w'imbere nawe w'inyuma? Inganzo yanjye yagize uruhare rukomeye cyane kuko ku myaka yanjye, umwana w'umukobwa, gusobanukirwa ko mfite impano idashobora gufasha njyewe njyenyine gusa, ahubwo ishobora gufasha abandi bantu bankikije, by'umwihariko igafasha n'igihugu. Iyo mvuze ngo inganzo yanjye ivoma mu muco nyarwanda, abakunda iyo nganzo hari icyo biga iyo bumvise ibisigo byanjye, ntibumve bwa buryohe bw'itonde ry'amagambo gusa, ryasubira ijwi na ryasubira jambo, ahubwo hari n'ikindi bavoma muri bya bisigo byacu n'ubundi cyigisha ku muco. By'umwihariko inganzo yarampinduye njyewe w'imbere, numva ko mfite iyo nganzo ngomba gukoresha niyubaka njyewe ubwanjye. Uw'imbere mvuga ubwo ni mu bwenge, kubera ko inganzo nayo iravomererwa, iragaburirwa. Uko mvuga nti nakumiro nk'aka wa musaza uvugwa mu gisakuzo, gusarikana bya gihungu bisimbuwe n'ubusare, harimo na ya mateka y'igihugu cyacu, kandi ayo ngayo iyo nyasoma nanjye ndaguka mu buryo bw'ubumenyi. Inganzo rero yampinduye muri ubwo buryo. Hanyuma no mu buryo bw'inyuma rero, urumva ko mba nateze amasunzu, urumva ko hari imyambarire umuntu ashobora kwitegereza akavuga ati uyu munyarwandakazi yambaye nk'umunyarwandakazi koko, bya bindi bisigasira za ndangagaciro z'umunyarwandakazi wo hambere. Ibyo byose ni ukubera iyi nganzo. Uko ngaragara nabaye uw'inganzo, uko ngaragara nahindutse uw'inganzo. By'umwihariko
n'ubushobozi mbona nabwo mbuvoma muri ya nganzo. Aya masunzu ntabwo njyewe ubwanjye nabasha kuyitega, ahubwo hari undi ntiraho imbaraga, hari undi ntiraho ubumenyi, ubu nawe hari ikiguzi, icyo kiguzi nacyo kiva mu nganzo. Reka tubivuge tweruye, amafaranga, ndishyura amafaranga, ibyo bigaruka n'ubundi kuri ya nganzo, kuko ariyo mba navomyeho bwa bushobozi bw'amafaranga kugira ngo nishyure uko ngaragara uku nguku, umuntu wese ashobora kubireba akabyishimira, nabyo ubwabyo ni inganzo. Ikindi, inganzo inyubaka mu buryo bw'imibanire n'abandi. Imibanire n'abandi, nagira ikibazo nkaba nzi ko mfite Karemera, nshobora kumuganiriza kubera ko yamenye ko Umusizi Murekatete hari inganzo ihari. Hari abantu mbese bahora biteguye kuntega amatwi, bivuze ngo ka gahinda gakabije kari mu rubyiruko, za ndwara zo mu mutwe ziri mu rubyiruko, biragoye ko njyewe Umusizi Murekatete bishobora kongeraho, kubera ko hari abantu inganzo yanzaniye banyubaka mu buryo bw'umutima. Mbivuzeho na gatoya, buriya uru ruganda rwacu rw'ubusizi turi kurukora mu buryo bwo kugira ngo rwiyubake. Ibijyanye n'ubushobozi ntibiraguka cyane, ariko iyo ubonye umuntu umwe, babiri, batatu akubwira ati iyi nkuru wavuze muri iki gisigo Amakiriro, muri iki gisigo arubatse, ni inkuru y'ubuzima bwanjye, ni inkuru y'ibyambayeho, mugatangira kuganira, hari uburyo nawe ubwawe waguka mu buryo bw'imitekerereze. Kandi by'umwihariko nk'umusizi nanjye nkongera gukomera, nkabona ko ibyo nkora hari abo bifitiye umumaro, hari n'abo bikiza mu buryo bw'amarangamutima, bityo nanjye ngakira. Ese Murekate, iyo ku ishuri bakwise ngo uri traditional girl, uri umukobwa gakondo bavuga niyo umunyarwanda, yego, ugakora ibisigo bakakubwira ko byafashije abantu pe, wavuze ubuzima bwabo, wabomoye ibikomere, wafashije mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwabo, icyo cyizere bakugirira ku buryo bavuga ngo uyu ni umukobwa gakondo, yego, ntabwo wumva ari umutwaro uremereye? Ni umutwaro uremereye cyane, ariko nanone uganisha ku kuvuga ngo mbese njyewe ndakora iki kugira ngo iki cyizere nkirinde. Uyu munsi wa none ko bashimye arubatse, bakambwira ko yabomoye imitima, yabafashije, ufite ikibigisha, ejo bundi ko bakonze Amakiriro, ubu ni iki kindi ngiye gukurikizaho kugira ngo aba bantu mbagumane ndetse ngire n'abandi benshi? Icyo kintu gituma numva njyewe ngomba kugira ishyaka ryo guhora ndi umusizi, ryo guhora mfite ibihangano, kuko bikomeza komora bya bikomere, mbese bimpa akazi, bimpa umurimo wo kugira ngo mpore nifashisha ya nganzo yanjye mu buryo bwo kubomora imitima. Yego. Ibyo birabaye rero, uje mu buhanzi, ukoze ibisigo bitandukanye, n'ubu hari icyo watuzaniye gishya turi buze no kuvugaho, ariko wakumva ikiganiro turi kugirana, uri gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda runoze, kandi harimo abavuga ngo ikinyarwanda kirakomera, harimo n'abakica kuko wenda batazi kukivuga mu buryo bunoze, bakavuga ngo ururimi rwacu rurakennye, ubwo bahana nagiye kuvuga ikintu ngo ariko ngo sorry, donc bakagaragaza ko babuze amagambo aboneye bakoresha ku rurimi rw'ikinyarwanda. Mu by'ukuri mu bakiri bato ko ariho hari icyo kibazo, abo mu urungano rwawe, wewe wakoresheje iyihe ntwaro kugira ngo udahura n'iyo mbogamizi bahura nayo? Ikinyarwanda njyewe nabyirutse ngikunda, jya nibuka mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri ngire ngo wa gatatu, ahantu nigaga bahimbaga inkuru zishushanyije abana babaye aba mbere, kuva ku mwana wabaye uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, abo bana barahembwaga. Icyo gihe nta nubwo nari nakamenya gusoma neza ikinyarwanda, ariko kubera ko nari umuhanga mu ishuri, nanjye barampembaga, ngatahana cya gitabo nkajya kugisoma.
aho niho hashibutse urukundo rwo gukunda ikinyarwanda. Sogokuru yaba yicaye na nyogokuru bariho baganira, nanjye nkaba ndaho hafi nkababaza ntari kwibibuza iki. Hari igihe kimwe ntazigera nibagirwa, urabona kumwe inka ikimara kubyara, ubundi mu kinyarwanda kiza bavuga ubwari. Noneho njyewe naravuze nti mbega inka ifite ibibere binini. Sogokuru yarangurukanye icyo gihe sinzakibagirwa, arambwira ati ntibavuga inka ifite ibibere binini, ahubwo bavuga inka ifite ubwari. Icyo gihe rero nibwo natangiye kuvuga ngo burya umuntu wavukiye mu Rwanda wakabaye avuga neza ikinyarwanda nawe arakosorwa. Yego, aho rero niho natangiye noneho kugenda soma ikinyarwanda, ngasoma inyandiko za Barugamba Sipiriyani, nubwo kugeza uyu munsi hariho izo usoma ukumva biragusiga, ariko hariho abantu badufasha bakuru. Ushobora kumubaza uti mu gitabo cyitwa iki gutya nasomyemo aya magambo avuze iki, bakagufasha. Yego, njyewe rero urwo rukundo no gushakisha no kumenya ngo ikinyarwanda gikoreshwa gitya, kivugwa gitya, ariko kandi na ya inganzo y'ubusizi n'ubundi ikoresha ikinyarwanda kandi kinoze. Byaba na ngombwa n'abandiho nsiga nkabatambukaho intambwe kugira ngo ngumane bwa buhanga bw'umusizi. Ishyaka rero nge ryaturutse aho ngaho, nkunda cya kinyarwanda. Ejo bundi hariho umwana umwe wanyandikira arambwira ati ikinyarwanda iyo kitaza kuguhira, ubwo hari ibyo yari yabonye ntavuze haruguru, ati ikinyarwanda iyo kitaza kuguhira n'ukuntu wirirwa gutubwira ngo mukivuze nabi, mugenze gutya, bigenze bitya. Mu ishuri bati Murekatete mumubaze turi majambo, mumubaze ibihekane n'ibi. Mbese nakuze umuntu wese abona mfite iryo shyaka, kandi nanjye nabyiyumvagamo ko mfite iryo shyaka. Nshaka kumenya ibisakuzo, ngashaka kumenya imigani, mbese ku buryo hari naho rimwe na rimwe njya nyikoresha bakavuga bati ariko nkawe urasiga noneho usigaho. Yego, njyewe rero iryo shyaka navuga ko naribyirukanye, hanyuma ngira n'ishyaka ryo kwiga, kubaza aho nasobanukiwe nkabaza, kugeza na n'uyu munsi ndakiga, ndacyabaza. Nanjye hari aho nshobora gukosorwa, ariko kandi hari naho nshobora gukosora abandi. Ntujya uhura n'urungano rwawe rugaragaza ko kuvuga ikinyarwanda gusa cyaba ari ikimenyetso cy'ubusirimu buke? Iyo myumvire irahari, by'umwihariko mu bakiri bato. Abantu benshi batwumva tuvuga ikinyarwanda, benshi bakunze no kuvuga ko ngo buri ushobora gusanga nta cyongereza azi cyangwa, ariko ndibuka aho nigana n'abanyamahanga benshi, ariko hariho nk'igihe nandika nk'ubutumwa mu kinyarwanda bakambwira bati wowe kabyara we tubabarire ushyire no mu ijwi, turabona uko bikurikirana biraryoshye, kandi ari ubutumwa busanzwe. Bati tubabarire dushyire no mu ijwi kugira ngo tubyumve. Hari abagifite iyo myumvire, ariko ntabwo ariyo. Twagira ngo tubabwire ko iyo ukunda ururimi rwawe, iyo ukunda gakondo yawe, iyo mvuga ururimi rwawe ugomba kuvuga ikinyarwanda cyacu, bigufasha no kugira n'ishyaka ryo kwiga za ndimi zindi z'amahanga. Hariho umusaza umwe twaganiraga, arambwira ati abana b'uyu minsi muteye agahinda cyane. Bati ari icyo cyongereza cyangwa se igifaransa ntimukizi, n'ikinyarwanda ntimukizi. Ambabarire kubivuga, arambwira ati mbona muri n'ibyo ahubwo ntabwo namenye uko mbasobanura. Wakwitegereza ukabona niko bimeze, ariko mu gihe uvuga uti ndagerageza gukiranuka mu kinyarwanda, kwa kundi tuvuga ngo ntawe umenya byose, nibura ndagerageza gukiranuka mu kinyarwanda, reka njye no mu cyongereza ndebe uko nakiranukamo, reka njye no mu gifaransa ndebe uko nakiranukamo, kubera ko nazo ni indimi tugomba gukoresha mu buzima bwa buri munsi no mu mirimo ya buri munsi. Ejo bundi nabonye bihembewe kunoza ikinyarwanda, yari amarushanwa ateye ate? Yego, amarushanwa yari umunota w'ikinyarwanda. Ni amarushanwa yateguwe n'inteko y'umuco, ariko ku bafatanyabikorwa batandukanye barimo Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi n'abandi batandukanye.
ayo marushanwa yaragenewe abahanzi by'umwihariko n'abandi bantu bavuga rikijyana cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Amarushanwa kwari ugufata amashusho y'umunota umwe uvuga amakosa akunze gukorwa mu gukoresha no kuvuga ikinyarwanda, by'umwihariko mu itangwa rya serivisi cyangwa se mu biganiro hagati y'urubyiruko. Yego, ni ayahe makosa akunze gukorwa. Hanyuma muri ayo mashusho wagombaga no kuvuga ngo ayo makosa ni aya, hanyuma ukanayakosora. Yego, ubu rwose ni amarushanwa wiyunyuguje. ntekereza ko atarakomeye. Ndashima Imana cyane, ndashimira n'abakunda inganzo yanjye y'ubusizi by'umwihariko kuko nibo banshyigikira umunsi ku munsi mu bikorwa ngiyemo. Ari amarushanwa yatumye naguka, ariko kandi si nacyo nari ngendere cyane kuko ngewe ndi umuhanzi n'ubundi kandi uvoma muri wa muco, kandi umuco harimo na cya kinyarwanda, ururimi rwacu. Kubera ko nanjye nari maze igihe kinini mbona ayo makosa akorwa, kandi n'ubundi ndi umuhanzi ugamije impinduka mu muryango nyarwanda kandi impinduka nziza. Nkibona ayo marushanwa naravuze ndeka n'ubundi ko nsanzwe ntanga umusanzu wanjye mu bijyanye no gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, reka n'ubundi ntanga umusanzu. Ngize Imana rero yo kabyara abakobwa n'abahungu bayubaha bakayubahisha, mbona ndatsinze. Yego, bitwaye amezi 6 kugira ngo ushyire hanze igisigo gishya cyitwa Icyanditswe, wakoranye n'uwitwa Hatungi, arazwi cyane mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Ubwo nyine ikindi gisigo kije gikurikira icyitwa Rubatse, wari wakoranye na Dogiteri Sabi. Yego, dusobanurire nicyo wavumbuye mu ruganda rwa sinema nyarwanda ku buryo igisigo kimwe waherukaga gukora wari wagikoranye n'umuntu muri filime, ndetse n'ikiriho ubu ukaba ugikoranye n'uwo muri filime. nta cyihariye navumbuye kubera ko inganzo yanjye uburyo nyikoramo birihariye, ariko kandi n'abantu bayiha amaboko ubwabo barihariye, n'uburyo duhura birihariye. Ubushize ubwo nari hano navuze uburyo nahuye na Dr. Nsabi Rugero, ndanamushimira cyane umusanzu yashyize ku nganzo y'ubusizi. Twahuye kubera igisigo Amakiriro ni igisigo yafashe amashusho magufi, ibyo twita challenge, ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Hanyuma ndabibona ndabishima, muhamagaye mushimira, musaba ko twakwagura n'umushinga mu busizi tugakorana na kiriya gisigo. Kiriya gisigo cyari gihari arubatse cyanditse, ntaranatekereza ku muntu tugomba kugikorana, ariko mu gihe nabimusabye kubw'intambwe yari ateye yo gushyigikira ubusizi akabyemera, twahise dukora Arubatse. Hanyuma kuri Hatungire. Yego, kuri Hatungiwe uko byagenze, we rwose yarambwiye ati ngiye ndabizi ko ibintu byanyu bitaragira amafaranga, ngiye ndumva nifuza kuguha umusanzu wo gukorana nawe igihangano, bitewe n'ukuntu nabonye ufite umuhamagaro muri ibi bintu kandi twese tukabona ko bitaratangira kwinjiza amafaranga. Nari mfite rero kiriya gisigo Icyanditswe, nifuza umuntu ushobora kuba uwo mu cyaro, yaba umuhinzi bigakunda, yaba umukarani bigakunda, bitewe n'ubutumwa bukubiye mu Cyanditswe. Ndebye mu bisigo byose bihari byanditse, mbona nicyo gisigo twakora. Mboneyeho no kumushimira cyane. Yego. Koko se nta mafaranga ubusizi buratangira kuzana? Ugereranyije n'ayo dusabwa kugira ngo dukore ibihangano, wanabikomojeho uti hagati ya Arubatse n'Icyanditswe harimo amezi 6. Amezi 6 ku muhanzi ufite inganzo, mbese igikuba kiba cyacitse buriya nuko tutabigaragaza. Kandi nta kundi gucika, ibihangano biba bihari, ariko wareba ubushobozi bwo gutunganya amajwi, wareba ubushobozi bwo gutunganya amashusho, ugasanga bigiye muri ayo mezi yose, kubera ko ntabwo ubushobozi buhita buboneka bwo guhita ushyira muri bya bihangano mu buryo bwihuse. Kuki ubikomeza kandi nta mafaranga arimo?
ntabwo mvuga ko nta mafaranga arimo ntubyumve gutyo ahubwo production cyangwa se gutunganya bya bihangano birasaba ubushobozi bwo buri hejuru bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze kugeza uyu munsi wa none. Turi mu isi y'amashusho, amashusho kandi meza. Abanyarwanda twarasobanukiwe, tuzi ibintu byiza kandi ibintu byiza birahenze, kandi mu ruganda rwacu rw'ubusizi turi kubaka biracyaruhanyije cyane ko uko nashyira miliyoni 2 mu busizi uyu munsi mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2 zihita zigaruka. Ni urugendo tukigenda, ariko biracyagoye cyane ko ubwo buryo bwo gutunganya ibihangano buhita bwihuta kubera ko ibyo twashoye bihita bigaruka. Iyo upimye iki rero ubona bishoboka? Ariko birashoboka cyane. Noneho reka twumve igikubiye mu gisigo cyawe gishya cyitwa Icyanditswe, mu ijwi ryawe ryiza, abantu banumve umusizi twahoze tuganira, inganzo imwihishemo imeziti. Aho twavukiye nuko twavutse biducinda yikuba bikaducisha icuro mu baducurira ingoni. Icyo twavukiye kidukungura mu matsa kikadukingira amakuba. Iki ni nk'umwase mu ziko kikaba nk'umwambi ku mwanzi cyatweruriye urugamba turwana. Icyo twavukiye cyaduharuriye amayira, cyatweretse twe mu bundi buzima, cyaduhese impano bukeye duhanika hose. Icyo twavukiye cyatubibyemo inzozi bukeye zimera imbuto zirera zirarumbuka, none turaye tuzikabya. Uribundira kuguheka bikanga, kitube mu bambere ube mu b'amarere uhora ukabuza ku murimo. N'ubu umuhinzi uhora uri ntangarugero, ubuhinzi bukubye mu buhinzi ubuhinga ubukangare. Ujye uraguriza ibihe uhorana imijyojyo, niba udufunu twibikeho, hamwe uhinga uhamenye ku mbuto. Urima wirinde kurenza aho utabirana ubwira, ubagarane bwinshi ubagururana ubugwaneza, usarurusha ariko uhuruhu n'icyuhirwa ubwo hehe n'inzara. Nubu umukozi w'abakungu bakagutazira karyasi rwesa amadongo cyangwa se kamena byungu, uzarucurumira imbaraga zawe zikube kenshi. Ntukigaye ukuri ngo ntiwize ntiwaminuje, ngo ntunashimwa wakoze cyane, maze amafaranga uhembwa uyahemba uburungurungu bikubyarira uruzerero ushaka aho uhembwa akayabo. Ntukigaye ukuri ngo ntiwize ntiwaminuje, ntukikoma abakoresha byinshi baguhemukira, ubibumbemo isomo uba ariryo uzirikana, maze ukabuza ukore cyane. Cyacyo wavukiye na cyanditswe uzagisingira uhamiriza ingirakamaro. Bazakureba bakwikange, bahusigare bakwiga nk'isomo barahoze bagutazira karyasi. Ubwo washakaga gusiga iyi nkuru nyuma y'iki gisigo cyawe? Nyuma y'iki gisigo cyanjye Icyanditswe, igisigo kigari mu by'ukuri ni kirekire, cyambanye kirekire mu buryo bw'ubutumwa, ariko mu buzima bwa buri munsi ducamo hariho abantu usanga bitesha agaciro. Kuvuga ngo uyu munsi wa none niba ndi umukozi wo mu rugo, umuntu akabifata nk'aho ari akazi k'abatagira andi mahirwe, ari akazi k'ababuze ibindi bakora. Niba ari umukarani, kubera ko ntari mu biro, kubera ko ntari nka runaka, ugasanga umuntu yitesha agaciro kubera ibyo ngibyo. Hari n'abashingira kuho bavuka, kuho bakomoka, ngo ngiye mvuka ahangaha, ntacyo twagezeho, ntacyo tugeraho, abantu bakitesha agaciro muri ubwo buryo. Iki gisigo rero Icyanditswe ni icyo kugaruramo icyizere n'agaciro ku bantu. Mwibuke ko muri aba agaciro, umurimo ukora ntabwo ari wo uzaguhesha agaciro, ahubwo uburyo uwukoramo. Niba uri umukarani ubikora ute? Niba uri umukozi wo mu rugo ubikora ute? Niba uri umuhinzi ubikora ute? Ubwo buryo ubikoramo nibwo buzaguhesha agaciro. Ikindi iki gisigo kiributsa ko nta muntu n'uyu n'umwe kuri iyi si wavukiye ubusa. Buri muntu uwo ari we wese afite icyo yavukiye, afite icyanditswe nk'igeno kuri we, kandi icyo ngicyo nicyo Imana izanyuramo imugira ukomeye, imugira uteye imbere, imugira uwifasha, agafasha aho avuka, agafasha umuryango we, ndetse agafasha n'igihugu muri rusange. Abahanzi muhanga kariho hari abameze batyo wabonaga mu muryango nyarwanda?
barahari benshi cyane uhereye kuri abo bana b'abakozi bo mu rugo navuze, uhereye ku bakarani ugasanga umuntu aricaye yitangiriye itama ati maye njyewe ntabwo nta gaciro mfite, nta jambo navuga ngo ryumvikane. Kubera iki? Kubera ko ari umukozi wo mu rugo, kubera ko ari umukarani. Ariko ibyo siko biri. Mu gihe ufite intego mu kazi urimo ukagakorana umutima ukagakorana ishyaka, aho ngaho niyo mbarutso y'ibyiza byose uzabona, niyo mbarutso y'ibizaza byose, niko gutera imbere kwawe. Umwana iyo akivuka ntabwo avuka ngo ahita amenya kugenda, hari uko bibanza kugenda. Umwana abanza gukambakamba, ejo akagerageza gutaguza bikanga, yajya gutera intambwe akikubita hasi. Niko ubuzima bwubatse. Tangirira aho ngaho, ariko uhatangirira uvuga intego, ufite intego, uvuga uti uyu munsi ndi umukozi wo mu rugo, ariko ejo ndifuza kuba uyu nguyu. Uvuga uti uyu munsi ndi umukarani, ariko ejo ndifuza kuba uyu nguyu. Nuba n'umukarani uba ari wowe uhagarariye abakarani bose, nta wamenya icyanditswe ejo kizagukura aho ngaho. Hamwe wiciye isazi mu jisho haba hawo hayobora, ubundi uhere ubwo ngubwo uhirwe kubera cyanditswe nk'igeno ryawe. Yego, umaze kugira ibisigo byinshi rero, abanyarwanda duteze amatwi ni hehe babikura kugira ngo babyumve ku buryo burambuye, bahereye ku cyanditswe gukomeza kugeza kuri bimwe bahereyeho? Yego, urakoze cyane. Abanyarwanda bakumva ibisigo byanjye baciye kuri YouTube channel yitwa Umusizi Murekatete. Ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Umusizi Murekatete, ugakora subscribe, ugasangiza abandi ibihangano byanjye. Nibwo buryo ubu kugeza ubu ngubu buhari bwo kunshyigikira. Ushobora kunyandikira kuri Instagram, naho ni Umusizi Murekatete. Ku bantu b'abasirimu baduteze yombi, ushobora no kumvira ibihangano byanjye mu buryo bw'amajwi kuri Audiomack, Amazon, Spotify, wanditsemo naho Umusizi Murekatete. Yego. Izo mbuga zose uvuze ubundi abantu bari bamenyere ko zikoreshwa n'abantu b'umuziki, abantu wenda filime nabo bagira imbuga zabo zihariye. Abasizi namwe mwarakangutse muri ku mihanda. Urumva ni uburyo bwiza bwo gushaka uko twagura rya soko twavugaga, no kugira ngo amafaranga nyine aboneke. Iyo umuntu yumviye igisigo cyanjye hariya kuri ziriya mbuga, hari icyo bamukuraho ku bijyanye n'amafaranga. Iyo bakimukuyeho rero kizi iwanjye, kandi iyo kije iwanjye nibwo y'amezi 6 hagati y'igisigo n'ikindi, ubutaha tuzabona atabaye 6 ahubwo akaba 2, kubera ko amafaranga yabonetse. Akaba ari nayo mpamvu nshishikariza abanyarwanda kugira ngo naho bajyaho badushyigikire. Nabwo ni ubundi buryo bwiza bwo gukorera amafaranga ku musizi. Yego, yesi kubivugaho dutangira mvuga ko mu mwakoranye harimo na Sofia Nzayisenga mu Kirigitananga, ariko iyo urebye ubona hakiri ubuke bw'abari n'abategarugori mu busizi. Ubutumwa wagenera abasizi bakiri batoya biganjemo wenda babari n'abategarugori, inzira ni nyabagendwa baze? Urakoze cyane. Sofia by'umwihariko ndamushimira, ashyigikira inganzo yanjye mu buryo butandukanye. Ikindi namukuyeho ishyaka ryo gucuranga inanga, ubu nsigaye ndi umutetesha nanga. Hanyuma ubutumwa nagenera abantu bifuza kuba abasizi ni muze. Ufite impano nazi, ntawe uhejwe, amarembo aruguruye. Turi mu rugamba rwo kugira ngo ubusizi nyarwanda butere imbere, kandi nawe wadufasha. Ngwino ni karibu. Yego, wakoze cyane kuza. Murakoze cyane namwe RBA Radio Rwanda, by'umwihariko mu mahumbezi ko muyu mwanya ngo ngaragaze impano yanjye. Yego, tumushimire cyane Umusizi Murekatete wabanye natwe nk'umutumirwa w'umunsi. Yari yatuzaniye igisigo gishya afite cyitwa Icyanditswe, yagikoranye na Hatungi azwi cyane muri filime nyarwanda.